ati mpisemo kwiturira mu Rwanda rero ntabwo nshoboye gutura hanze, mu Rwanda niho kavukire hanjye. Umuhanzi Kitoko Bibarwa wamaze iminsi agarutse hano mu gihugu cy'u Rwanda, yagaragaje rero ko adakunda ubuzima bw'ubwamamare ahubwo akunda umusaruro ubivamo. Rero mu kiganiro yagiranye na RTV yavuze ko ubwamamare atari ibintu byo guhubukira kuko bituma utakaza ubuzima bwawe bwite. Ati ni ibigeragezo, icya mbere ni ubuzima bwite kugira ngo ukabusigasira. Kandi nk'ubu ngubu nje hano mu Rwanda narindi mushyashya, hari nk'inshuti zanjye z'abanyamakuru bambwiraga ngo dukore ibiganiro, nkibaza nti ndajya kuvuga ibiki kw'ibyo biganiro barimo kugira ngo dukorane, kandi ngo nibireho mu buzima bwanjye bwite. Kandi uko ugenda ukaganira nabo ibiganiro, wowe bashobora kubona inengeweho ushobora kuba udafite, cyangwa se bakakubonaho ibintu bakakubaza ku bijyanye n'ubuzima bwawe bwite kandi bitari ngombwa. Rero ibi ntabwo ari Kitoko gusa ukunda kubivuga, kuko usanga ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda bugenda buvumira ku gahera ubwamamare, ndetse buvuga ko bibaye ngombwa ibi bihe byo kuba ubwamamare bashobora kuba banabireka bakiberaho mu buzima busanzwe nta muntu ubazi. Hari abantu benshi bishimira kwamamara, cyakora iyo wamamaye menya yuko hari ibintu bimwe ushobora kuba utakorera mu ruhame cyangwa se icyo bita public, kubera ko ushobora kuba waramamaye. Ushobora kuba ukora akantu gatoya bitewe no kuba waragize gutya ukamamara, hanyuma wenda tuvuge mbahe nk'urugero, ugiye nko kugura akantu muri supermarket cyangwa se hari nk'ahantu wari ugiye, abantu bakubona bagatangira bakaba bakwirakwiza amafoto. So muherutse kubona inkuru yagiye icicikana hirya no hino, umugabo Ishimwe Naome yagiye gutega itagisi, amafoto yagiye acicikanaho Miss Naome yatangiye kuvuga ati mumvire ku mugabo. Rero kwamamara hari igihe bikuzanira ibintu bitari byiza, nibyo Kizito hano yashakaga kuvuga, kwerekana yuko ubwamamare rimwe na rimwe ababyishimira ko atari byiza. Cyakora wibereyeho mu buzima bwawe bwite ukikora utuntu twawe mu ibanga rikomeye, cyangwa se igihe wowe witurije, byaba byiza kandi bikagufasha kuba byakugeza kure. Rero nico uyu muhanzi yashaka gusobanura, ariko yavuze yuko afite projet nyinshi zo kuba yakongera gukora umuziki, akongera akagaruka kuko yari amaze igihe kirekire adakora umuziki, murabizi. So rero turagenda tubabwira izindi nkuru zitandukanye, ukande subscribe ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe